yakwirukana undi satani? bati Julienne Kabanda ni umudayimoni. muri abadayimoni ahubwo nimwishimire ko yujuje arena. niba koko abarokore muri kugirira amashyari mukagirana amashyari, bigeze muri cyagihe cya ba Pawulo banafungwaga bazize yuko bavuze Imana neza. Bita ikibazo cy'ishyari. uyu mugore ngo bita Julienne Kabanda bati ni dayimoni, bati ni igini. niba ari igini se uwo bajyanye gucisha ayo magini ninde? basi haboneka umuntu ageze avuga ati uyu ni umusatanike, kuko twarajyanye twahuriye ikuzimu, cyangwa duhurira muri Illuminati, cyangwa duhurira muri Freemason. mbega buri wese abona ibihamya. ariko dufite igihamya, dufite igihamya bita umwuka wera. twamenye Imana, tuyimenya Satani yarahagurutse. ariko Mana we, hari abantu ubundi batazakizwa, naho wabaha iki? menyereye kuzuza arena ni umuntu bita Israel Mbonyi. ariko uyu mugore bamugiriye ishyamba, abo bita abavuga butumwa, abo bita abashumba, abo bita abapasiteri. uyu Julienne Kabanda nabonye ishyari ryabishe. twagendeye kw'iri jambo Pawulo yavuze. abo bagurishije ubugingo, abo basigaye birirwa babaye nk'indondwe, babakumuza abantu, bahora banekaneka, bashaka ibisebanya, ntibashaka iby'ubugingo, bashaka ibyicana n'ibihemuka. bahore baraba we bamubambe. yiyise umwami w'abayuda. dore ishyari ry'abarokore. Mana we, izabarimbura, ije kubahingamo gihoro. Pawulo na Barinaba babonye abayuda bagize ishyari, bahita bahindura ijambo, baravuga ngo nimwe byari bikwiriye ko mubanza kubwirwa ijambo mbere y'abanyamahanga, mbere y'abapagani, mbere y'Ararasoba, mbere ya Torayi, mbere y'abantu batamenye Imana. nimwe bw'abayuda bamenye Imana, basogongeye, mwari mukwiriye kubanza kumva ijambo ry'Imana. mbega abemera jambo bakemera ijambo, bakagendera mu ijambo, bagasengera mu ijambo, bakahanurira mu ijambo, bakaririmbira mu ijambo. bundi Imana igiye gukorana n'abasenga by'ukuri. bitujye tubibabwira, bariye umwana, mwaramuriye, mwarapfuye, mwarapfuritswe, Satani yabatwaye ubugingo, mwararimbutse. iyo umuntu rero amaze kugera ahantu, ariko haracyari imbabazi. pagani aribo bateje ikibazo isi, ahubwo abiyitirira izina ry'Imana nibo bateje ikibazo isi. nibo abanyeshyari, nibo abanyamijinya, nibo abanyamagambo, nibo abanyamatiku, nibo abagambanyi, nibo abarozi, abiyitiriye izina ry'Uwiteka. amaraso avuga ibyiza mu bantu bapfuye, abapfuye bizera. Mana reka nkubwire, niba wowe warapfuriye mu byaha, wavuyeyo, vayo wisebanya, vayo tuvuga Imana. Imana ikeneye abantu bayivuga, Imana ikeneye abayivuga. ivuga ngo ntugashyushye inkuru z'urugo rw'umuturanyi wawe, ariko ukajya gusebya mwene so, ugasebya umupfakazi, ugasebya imfubyi, ugasebya umuvandimwe, ugasebya uwo muntu. nta n'icyo mukavusha. hano kuri YouTube hari abapaseri bari kuvusha amaraso atariho urubanza. barangije boshya rubanda. ubundi bafite tekinike yo koshya abakirisitu bayoboye. abakristo bayoboye baraboshye. ati runaka ni agapagani, ni akadayimoni, ni umuzimu, nadare. uzarebe uburyo yuzuzwa, uzarebe uburyo ki yayobeje itorero, yagumuye rubanda, yagize gute. mva mbabwire, reka Imana ihagarika ibi bidini byanyu. Kabanda yategetse abantu kwambara umucyo, guhinduka umucyo, bakaza muri arena. n'ubundi hajyaga hazamo abapagana wenda biyambariye ibisanzwe. uwo Julienne agategeka ako kana ati mwambare uniform. umuntu uzaza muri arena wese azaba yambaye imyeru, bisobanura umucyo. hajyaga hakorerwamo hajyamo abantu batandukanye, abapofu.
nongeye kugusuza kandi ndagushimiye wowe wakoze subscribe kandi ubana natwe mu biganiro bitandukanye ndetse no mu ijambo ry'Imana binyura kuri Karos TV. Ni igihe cyiza cyane Uwiteka Imana duhe kandi kongera kuvuga kugira ngo tuvuge ijambo rye cyangwa se tuhamye Imana, kuko nicyo gihe Imana dusigarije. Ndagusuje kandi wowe ukunda Karosi ndetse ugakunda na famille Karosi. Imana iguha umugisha, ugakunda groupe abacuzi, ukajya unadusengeramo. Imana amahoro iguha umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero reka twiragize Imana ubundi dukomeze. Mwami ndagushimiye, uruwera uhoraho, uruwera wa Isiraheli, uri Imana ikomeye, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Abantu bawe nibo watoranije, umaze kubatoranya ubahamagarira umurimo, ariko twavuye mu byizerwa. Abenshi barimo barakorera Bayali, barakorera Ashera, barakorera Shero Sabonia ata imbaraga zose z'abazimu, mbega barimo barakorera umwijima, ariko uri Imana igarutse ku bwoko, uri Imana urakoze. Nsenze ngusaba ngo uwo ari we wese ukurikira iri jambo n'iki kiganiro umfashe, umuha imbaraga, umuyoboze ubugwaneza, bisabye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane mwene data nshuti yanjye, urakoze kuko tugiye kuganira, urakoze kuko Uwiteka Imana akwemereye kugira ngo tubane, kuko hari byinshi cyane biba biri ngombwa yuko tuganira, ndetse biba bifite umwanzuro cyangwa se umwanya. Ntabwo turi buze gutinda kuri ibi byo ni ibintu biba biri imbere hano, ariko Imana idutumaho ubwoko bwayo kugira ngo tubashe kubana. Ijambo ry'Imana tugiye kuriganira, ariko tunarebe kuki abarokore nyabarokore, abiyitirira izina ry'Imana aribo batemerana. Kuki aba bantu b'abarokore bitwa abarokore batemerana? Turi mu bihe bikomeye, n'igihe Satani ateje ibikomeye mu biyita abarokore. Ni ukuvuga ngo tugiye kuganira turebe ndetse tunasenga Imana ibi ngibi birimo bigenda biba. Abakozi biyita b'Imana aho kubwiriza ubutumwa bwiza ngo basane bagenzi babo be gusenyana, nibo bari mu nzira barimo bahanura, nibo umuntu ateye imbere bari kugenda bakora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko birakomeye, biranagoye cyane muri iki gihe, kuko abantu basenga, biravuga ngo abasenga Data mu kuri no mu mwuka, abo baba ari bo bamusenga. Abasenga Data, haleluya, abasenga Kristo, abasenga umuremyi ari we Mwami Imana, abasenga Data bamusengere mu kuri no mu mwuka, baba ari bo banamusenga. Noneho ibintu bikomeye njyewe ndi kubona, bundi dusomye ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 1 umurongo wa 80, avuga ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, arangije aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Bivuze ngo uyu mwana iyo amaze gukura agona kota iboni, aguma mu butayu. Iyo amaze kuguma mu butayu akuriramo, iyo amaze gukura noneho kandi yerekwa, agira iyerekwa. Iyo umuntu rero ari mu Mana, iyo umuntu ari mu Mana, tuvuge ngo amen. Iyo umuntu ari mu Mana, iyo umuntu ahagaze muri Yesu, iyo umuntu ari mu buhungiro, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ngo abari muri Kristo Yesu abo ntateka bonaye, bazacirwaho, bazabonaya, bazahura n'Imana, Imana ibagirire neza. Niyo mpamvu umuntu wese wamenye Imana, abantu bose bamenye Imana, abagendanye n'Imana, abakoranye n'Imana, abasote voile, abantu bagiye bagirana communication n'Imana, bagiye bagira ubundi ari abantu badakorwaho. Umuntu usenga Imana by'ukuri, umuntu uhanura by'ukuri, umuntu werekwa by'ukuri, umuntu ugihagaze mu mavuta, umuntu wumvira Imana, umuntu wirinda ibyaha, umuntu uhagaze mu Mana, yiringiye ko Uwiteka ari we mungeri, yiringiye ko urarasa Uwiteka ari we umurinda. Ijambo ry'Imana avuga ngo nzakurinda amajya n'amaza.
nuhura n'ibikomeye nzabana nawe, nuhura n'ibigeragezo nzabana nawe. Mbega Imana hari abantu yahamagaye, irangije kubahamagara ibashyiriraho misiyo, ibaha misiyo. Abantu Imana yahaye misiyo rero, nubwo washaka kumwica ntiwamubasha. Reka mbereke nk'urugero, uyu Pawulo yabanje kurwanya ubwoko bw'Imana, yitwa Sawuli. Gihe kiragera Imana imuha ubutumwa, iramufata, afatwa arimo i Damasiko, ajya kurenganya ubwoko bw'Imana. Imaze kumufata iramubwira ngo Sawuli undenganyiriza iki? Muri iki gihe, muri iki kinyejana cyangwa muri 2025 hari abantu Imana iri kubwira ngo mwaretse kurenganya ubwoko bwanyu. Ubwoko bw'Uwiteka buri kurengana, ariko abaturenganya ntabwo ari abapagani gusa, n'abantu biyitiriza izina ry'Imana. Jambo ry'Imana reka mbabwire niryo mutsima. Iyo abantu rero bariye uyu mutsima, iyo umuntu yicyakarisha akicazwa no kurya uyu mutsima, icya mbere abafite amavuta, abafite amavuta, dayimoni nizimusuzugura, abarozi nibamusuzugura, abadolata, abatonasandonabra, abapfumu nibamusuzugura, abacwezi nibamusuzugura, arategeka, imbaraga z'abarozi zigashya. Biravuga ngo iyaba mwarasogongewe, nanjye ndabifuriza gusogongera, mugacurura, mukamenya ko Yesu Umwami agira neza. Avuga ngo nimumwegere, niwe buye ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ryahindutse ry'igiciro, rikomeza imfuruka. Bivuze ngo umuntu wese wamenye Imana, Amana ndagushimiye, umuntu wese wamenye Imana, umuntu ugira umutima, ubundi umutima muba barokore bafite. Reka mbabwire mwabarokore mwe muzarimbuka. Ubundi ikibazo abarokore ntabwo abapagani aribo bateje ikibazo isi, ahubwo abiyitirira izina ry'Imana nibo bateje ikibazo isi. Nibo abanyeshyari, nibo abanyamijinya, nibo abanyamagambo, nibo abanyamatiku, nibo abagambanyi, nibo abarozi, abiyitiriye izina ry'Uwiteka. Bahagaze mu miryango bafungira abinjira kwinjira, babuza n'abasohoka gusohoka. Bivuze ngo abo rero Bibiliya yije Imana ije kubaruka, Imana ije kubaruka. None umva rero twagiye dusoma ijambo ry'Imana aha mu byakozwe n'intumwa mu bice byaho 13 umurongo wa 23 uvuze ngo Pawulo na Barinaba, Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati, byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko bene ubwo muryanze, kandi nimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho. Ngaho duhindukiriye abanyamahanga, kuko uku ariko Umwami yadutegetse ati, ngushyiriyeho kuba umucyo w'amahanga, ngo ajyane akakiza kurinda ugeza ku mpera y'isi. Abanyamahanga babyumvise batyo barishima, bahimbaza ijambo ry'Imana. Abari batoranijwe ubugingo buhoraho bose barizera. Abari bari aho bose barizera. Ariko dusuye ruguru haravuze ngo ariko abayuda babonye abantu bo ko ari benshi,
bagira ishyari ryinshi, bagisha impaka ibyo Pawulo avuga bamutuka. tuvuge ngo amen. Imana ishimwe. uyu ni Pawulo n'uwo bita Barinaba. noneho umva twagiye, nitwa Faransa wihoreye Karosi. twagiye, abantu bankurikiye bari mu Burayi, mu Bufaransa, mu Bwongereza, muri Aziya, ahantu hose twagiye, bari muri hano mu Rwanda twagiye, ndabizi cyane ni danje. umva rero, Pawulo yari yagiye kubwiriza, amaze kubwiriza ngo abwiriza abanyamahanga nako abayuda, arabwira ngo nimwe mukwiriye kubanza kumva ijambo ry'umwami Yesu, nimwe mukwiriye agakiza, nimwe mukwiriye ubugingo, nimwe mwari mukwiriye kuntega amatwi nimonayikota, nimwe mwari mukwiriye kubanza kumva mbabwira Imana, nimwe mwari mukwiriye kumva ko Yesu Kristo ari we wapfuye akazuka, nimwe mwari mukwiriye kumva ko ari mwebwe mwatoranirijwe ubwami. noneho birangije ngo abayuda bagirira ishyari uwo bita Pawulo. ayiwe, ishyari nababwiye ko impamvu abarokore aribo bagirana amashyari nuko baririye ku meza amwe. umurokore umwe aratera imbere, undi agasubira inyuma ajya gusenya ibye. umurokore umwe aratera imbere, undi akajya kumufungisha. umurokore umwe aratera imbere, undi akajya gucisha ibimurimbura. ngo Pawulo ahana yari kumwe na Barinaba babwiriza ubutumwa, abaho kubwiriza babwiriza abayuda babagirira ishyari ngo babonye yuko, aleluya, ngo babonye ko ari benshi, babonye ko abana ari benshi, babagirira ishyari. ndumva Karose nafashijwe. noneho umva mbabwire, noneho babagiriye ishyari. noneho Pawulo, uyu bita Pawulo, ngo arababwira ngo ni mwebwe mwari, umva aka kantu, arababwira ngo Pawulo arababwira, Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati, byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo. Pawulo na Barinaba babonye abayuda bagize ishyari, bahita bahindura ijambo, baravuga ngo nimwe byari bikwiriye ko mubanza kubwirwa ijambo mbere y'abanyamahanga, mbere y'abapagani, mbere y'Ararasoba, mbere ya Torayi, mbere y'abantu batamenye Imana. ni mwebwe abayuda bamenye Imana, basogongeye, mwari mukwiriye kubanza kumva ijambo ry'Imana, mbega abemera ijambo bakemera ijambo, bakagendera mu ijambo, bagasengera mu ijambo, bakahanurira mu ijambo, bakaririmbira mu ijambo, bakararasano na ibinifo, aleluya, bakumvikana mu ijambo, ab'Imana irabemera. niyo mpamvu uyu munsi Pawulo ngo arangije, Pawulo arababwira ngo ni mwebwe mwari mukwiriye kubanza kumva ijambo. bundi hari abantu bakwiriye ijambo, abarokore bakeneye ijambo, abapagani bakeneye ijambo, abantu bemenye Imana, abatarayimenye bakwiriye kubwirwa ijambo, aho amagambo yabaye menshi. hari uwo bita ngo ni Julienne Kabanda. uyu mugore amaze gukora igiterane muri big arena, muri arena akoze igiterane, arena iruzura, arayikubita, arayuzuza. ubundi umuntu twe tumenyereye kuzuza arena ni umuntu bita Israel Mbonyi, ariko uyu mugore bamugiriye ishyamba, abo bita abavugabutumwa, abo bita abashumba, abo bita abapasiteri. uyu Julienne Kabanda nabonye ishyari ryabishe. twagendeye kw'iri jambo Pawulo yavuze. Pawulo yaravuze, aravuga ngo nimwe mwari mukwiye kumva ijambo.
uyu Julienne Kabanda arazira iki? Ati nuko ngo yavuze ngo bambare imyeru, akagenda kuzuza arena, arayikubita, arayuzuza, arayizamura, abantu bose baruzwa, kwari ugushima Imana. Ibaze kuba uri paseri w'igicupuri, uri umushumba w'igicupuri, uturiya n'umuzimu. Ese ubundi dayimoni ibwiriza indi gute? Ndagira ngo mbabwire ngo kuba umuntu afite abantu benshi, kuba umuntu yabwirije abantu ankarena, kuba umuntu yabonye abamwitaba, ntabwo ari uko ari, nubwo yaba ari dayimoni ariko yaje avuga izina ry'Imana. Niba Julienne Kabanda ari Satani, mwebwe muri bande? Mwe murimo mumuvuga ngo ni umudayimoni. Reka mbabwire, ntabwo mwe mufite ububasha bwo kurobanura ngo uyu ni Satani, uyu si Satani. Yesu bageza kumuvuga ngo, bigeze kuvuga, baramubwira ngo ni Belzebuli, aravuga ngo ni umutware w'abadayimoni. Aravuga ati ubwami bwigabanijemo kabiri bukirwanya, bwasigara bumeze gute? Satani yakwirukana undi Satani? Bati Julienne Kabanda ni umudayimoni, muri abadayimoni ahubwo nimwishimire ko yujuje arena. Niba koko abarokore muri kugirirana amashyari, mukagirana amashyari, bigeze muri cyagihe cya ba Pawulo banafungwaga bazize yuko bavuze Imana neza, babonye abayuda babitaba, babonye abanyamahanga babitaba, ba Pawulo na Sila bagashyirwa mu nzu z'imbohe kubera kubwiriza ubutumwa bwiza. Abantu bafite ikibazo cy'ishyari. Uyu mugore ngo bita Julienne Kabanda, bati ni dayimoni, bati ni igini. Niba ari igini se, uwo bajyanye gucisha ayo magini nindi? Basi haboneka umuntu ageze avuga ati uyu ni umusatanike, kuko twarajyanye, twahuriye ikuzimu, cyangwa duhurira muri Eliminati, cyangwa duhurira muri Framasoni. Mbega buri wese abona ibihamya. Ariko dufite igihamya, dufite igihamya bita umwuka wera. Twamenye Imana, tuyimenya Satani yarahagurutse. Ariko Mana we, hari abantu ubundi batazakizwa, naho wabaha iki? Hari abantu batazakizwa. Bati kuko uriya mugore hari umwana wapfuye, ati yayoboraga, ati buriya ni Satani, ati yamutambyemo igitambo. Mwabapagani mwe, niba uwo muntu yaratambwemo igitambo, kuki mutamushyikirije inzego ngo mumuhane? Niba uwo Julienne Kabanda atamba ibitambo, kuki mutamujyana mu nkiko no mu ntuze ngo mumutange? Ahubwo iryo ni ishyari ry'abarokore. Abarokore mufite ishyari rizabarimbura. Jewe nta byinshi nkivuga, sinjya mu makomanteri y'ibyo byisi, ibyo ni abapagani. Aba ni abapagani bo mu nsengero birwa basebanya bavuga twe twamenye Imana, twayimenye yayiwe, Imana yaraturinze, Karosi narinzwe n'Imana. No mpamvu ibintu bita ubundi sigaye numva muririmbyi yaravuze ngo umuriro w'ijuru ndimo, nanjye ndumva nshaka hari ibintu bagishaka Imana. Muse Kicukiro dusenge, muse Kicukiro dusenge, abumva bagikeneye Imana. Karosi ntabwo jewe nkiri wa undi umwe babwiraga ngo vuga nkajya mu matiku nkabo, abo bagurishije ubugingo, abo basigaye birirwa babaye nk'indondwe, babakumuza abantu, bahora banekaneka, bashaka ibisebanya, ntibashaka iby'ubugingo, bashaka ibyicana n'ibihemuka. Twe twamenye neza ko Satani yari yaratwuzuye, tuhindukirira Yesu, uyu mwami w'amahoro, umurengezi mwiza, ingabo irwanirira bera, umutwaro ukomeye, uwera nyiringabo, rastora sando maikuta. Umwana wacu bari baramuriye, ariko Imana ishimwe isubiza ibintu mu buryo. Twe twamenye Imana rero, ntabwo ndirimbye Theo akibirimo atararimbuka burundu ngo agwe. Yararirimbye aravuga ngo aravuga ngo umugabo Daniel baramwanze, ngo baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana. Bundi ari igihe bajya inama
nama zo kuturimbura, nama zo kutubuza gusenga, nama zo ayiwe ararasota boniyata. Niba uyu mugore bita Julienne Kabanda yahagaze imbere ya arena agahamagara isi, agahamagara amahanga, agahamagara u Rwanda, agahamagara abarundi, agahamagara abatanzaniya bakamwitaba, abaye dayimoni ati. Ngaho namwe nimube badayimoni, noneho muze mujye muri arena muyuzuze. None si ishyari, nimufite uburenganzira, namwe nimuhamagare satani wanyu maze mujye mu rusengero mwuzuze, nta kibazo. Niba ari n'umupagani yabwirije abarokore, yabwirije abantu ubutumwa bwiza, niba baririmbye baririmbye. None se niba hananywera amayoga birareba, n'ubundi murirwa musambana ku mpimbi, musambanira mu mabiro, musambanira mu misozi, mujya mu mahoteli, mujya mu duki mu majeto n'ahandi, aho ngaho hose muba murimo. Niba Julienne Kabanda rero yahamagaye isi iramwitaba, niba yakoranye na antikristo wo Julienne koko, namwe nimube nkawe, nimujye muri arena muyuzuze, noneho mubwire abantu ubutumwa bwiza, baze bashima Imana. Abantu ishyari ryarabishe, mugeze ku rugero rubi. Pawulo ngo bamugirira ishyari, Pawulo bamugirira ishyari, bamaze kumugirira ishyari arabwira ngo ni mwebwe mwari mukwiriye kubanza kumva ijambo, nimwe mwari mukwiriye kubanza kubwirwa ubwami, kuko ari namwe muzi ikivugwa ku bwami. Ariko ngo ahindukirira, umva ijambo, pare dola samboma baniko iriboni, haleluya. Pawulo ahindukirira abanyamahanga ngo arababwiriza. Pawulo abwiriza abanyamahanga, barangije baramwumva, ngo baranezerwa, bakira ubutumwa bwiza. Tugeza nitwa Karose, sigaye numva umuriro w'ijuru ndimo, abanyotaga n'abanyonkaga undi hari igihe umuntu ageramo ukumva yuko ubuntu bw'Imana aribwo butubesheje. Muri byararimbye ngo ubuntu bw'Imana bwambeshejeho. Rata ndashimira mwebwe, wowe nshuti yacu muvandimwe, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Hari ubundi hari umuntu ugutera imbaraga, iyo nkibona abantu bagikunda Imana, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo iyaba waruboneye rwose, Imana ashyira ihirwe mu biganza byawe. Ritakuta zemane kotarezari, Imana ishimwe. Bundi Imana igiye gukorana n'abasenga by'ukuri. Bitujye tubibabwira, bariye umwana, mwaramuriye, mwarapfuye, mwarapfuritswe, satani yabatwaye ubugingo, mwararimbutse. Iyo umuntu rero amaze kugera ahantu, ariko haracyari imbabazi. Imbabazi z'Imana ziracyahari, imbabazi z'Imana ziracyahari. Muhigarukire Imana, muve mu matiku, mu mashyari, mu mishinya. Ubundi ugeze mu rugero wumva Bibiliya ivuga ngo ntimugasebye bagenzi banyu. Ubundi ahangaha twaraharenze, ngo ntimukajye gushyushya inkuru y'urugo rw'umuturanyi wawe. Ibaze kuba ijambo Imana ivuga ngo ntugashyushye inkuru z'urugo rw'umuturanyi wawe, ariko ukajya gusebya mwene so, ugasebya umupfakazi, ugasebya imfubyi, ugasebya umuvandimwe, ugasebya uwo muntu. nta n'icyo mukavusha hano kuri YouTube hari abapaseri bari kuvusha amaraso atariho urubanza, bari gutuma imfubyi, wenda tuvuge nka mama Asiya, uyu mwanya reka nkavuge abo bita bande n'abandi ba paseri ba runaka, bari iyo ngiyo barimo baraneka, barajya muri ubwo bwana, barimo barajya muri urwo rugo, banetse ubukuru buza kurimbura urwo rugo. Mwabagome mwe, mwabapagani mwe, mwakwemeye ubutumwa Yesu akabagirira neza, ko imbabazi za Yesu zigihari, amaraso ya Yesu ko agihari, amaraso y'umwami, haleluya. Ubuhundo nako taze binifo, mbega haracyari amaraso avuga ibyiza kurusha ya Abeli, amaraso avuga ibyiza mu bantu bapfuye, abapfuye bizera. Mana reka nkubwire, niba wowe warapfuriye mu byaha, wavuyeyo, vayo wisebanya, vayo tuvuga Imana. Imana ikeneye abantu bayivuga, Imana ikeneye abayivuga.
abayivugira bakavuga ubuntu bwayo. Mundi Imana niyo umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo Imana niyo buhungiro. Mbega hari ukuntu Imana uyihungiraho nayo ikaguha ubuzima. Noneho reka mbereke, undi nitwa François Karose. Imana yihagurutse yicaza ibyago n'amakuba. Muririmbyi aravuga ngo azahora ntinya. Satani ajya atinya abarokore, umuntu birimo neza Satani aramutinya. Kandi kabiri, Satani atera abantu bamuhaye umwanya. Niba usenga niyo mpamvu wasanze bivuga ngo abasenga data mukuri no mu mwuka baba ari bo bamusenga. Uyu munsi agiye gusenga abantu data, abagiye kumusenga n'abari mukuri. Kitonderwa, abari mukuri no mu mwuka. Abasenga data bamusengeye mukuri no mu mwuka. Reka dusome Matayo ibice 15:10. Umva ko havuze. Ariko man, reka mbabwire, nimuvi Babuloni muzi Yerusalemu ahandi mu buryo bw'umwuka, twinjire mu mavuta, dukubite Nyabingi, dukubite Ryangombe, dukubite abacwezi, duhimbura abarozi mu izina rya Kristo Yesu, katika jina la Yesu. Twagiye Matayo reka dusome 15:10. Ravuze ngo kuko yamenye yuko ishyari ari ryo ryatumye abatambyi bakuru bamutanga. Yesu yamenye ko abatambyi bakuru aribo bagize ishyari bituma bamutanga. Niko n'uyu Julienne Kabanda, uyu wujuje Arena, namwe mwamugiriye ishyari. Abo bakuru bita abatambyi, abo bahanuzi bita bapfuritswe, baje bavuga Imana bayivuga mu bigwi, bavuga bati radutumye. None uyu munsi barimo baraza bavuga ngo Yesu kuko yamenye ko abatambyi bakuru ba nyiramadini aribo bamutanze, ntabwo yigeze abagirira. Undi hari akantu nakundiye Yesu, uyu Yesu ntanuzi ngo maze abatambyi bakuru boshya rubanda bati ahubwo baraba abe ari we ubabohora. Abatambyi bakuru boshya rubanda rupfa kumva. Iyo boheje rubanda rukora imyigaragambyo, utangwa agatangwa. Abatambyi bakuru ngo boshya rubanda barababwira bati ahubwo aho kubohora Yesu nibabohore Baraba, kiriya gisambo, babamba umwami, babohora igisambo. Arega uwo muvumo na n'ubu uracyakurikirana abatambyi n'abarokore. Umwuka w'ubugambanyi uracyari mu idini, umwuka w'ishyari uracyari mu madini, abantu bafitanye amashyari. Abatambyi bakuru, abatambyi bakuru bagirira ishyari Yesu, barangije boshya rubanda. Ubundi bafite tekinike yo koshya abakirisitu bayoboye. Abakristo bayoboye baraboshye. Ati runaka n'agapagani, n'akadayimoni, n'umuzimu, n'adare. Uzare uburyo yuzuzwa, uzare uburyo ki yayobeje itorero, yagumuye rubanda, yagize gute. Mva mbabwire, reka Imana ihagarika ibi bidini byanyu. Imana yari yarabonye yuko muri abanyamashyari, muri abanyamijinya, muri abagambanyi. Ubundi reka mbereka nk'uyu Julienne wenda Kabanda ari aho ngaho yujuje Arena, abantu bari hari ati jina la Yesu, ati dore umuzimu, mudayimoni wategetse abantu kwambara imyenda, ese bategetse kwambara imikara. Erega reka mbabwire, umukara usobanura iki? Usobanura kwera. Umutuku, umweru usobanura kwera. Umucyo usobanura umucyo, umweru usobanura umucyo. Niba Julienne uwo Kabanda yategetse abantu kwambara umucyo, guhinduka umucyo, bakaza muri Arena, n'ubundi hajyaga hazamo abapagana wenda biyambariye ibisanzwe, uwo Julienne agategeka ako kana ati mwambare uniform. Umuntu uzaza muri Arena wese azaba yambaye imyeru, bisobanura umucyo.
hajyaga hakorerwamo hajyamo abantu batanduka bajya mu ntuze bajya kuvuga kuririmbamo indirimbo z'isi. uwo mugore akabasha kwagufata isi akababwira ati mwambara umucyo, ese mumwita umuzimu gute, mumwita umudayimoni gute? Ahubwo ari mwe badayimoni, ko ari mwe bazimu, ko ari mwe mufite imyuka mibi, ko ari mwe muri kugenda mwangiza. Na Yesu bamugiriye ishyari, abatambyi bati nimubohore baraba, boshya rubanda, boshya abaturage, bati mubwire babohore baraba, we bamubambe. yiyise umwami w'abayuda. dore ishyari ry'abarokore, Mana we izabarimbura, ije kubahingamo gihoro. Imana ntabwo izaguma kumva mugambanira amaraso atariho urubanza. Bundi ubwishi bwanyu butuma umuntu asaba burundu akangwa, isi yose ikamwa umutima. Imana ntago ikeneye abanyamasengesho mu madini, oya, umunyamasengesho birimo neza wo mu mutima. Apana kuvuga ngo ari ni umunyamasengesho wo mu idini ADPR, wo mu idini ya pe, wo mu idini Restoration, no, n'ahandi, no, muri za Zion Temple akada. Imana ikeneye umurokore wo mu mutima ufite Kristo nk'umwami, ugendera mu mucyo, waviriwe n'umucyo, ugendera mu barokore, wumva yuko Yesu ari umukiza, ari we mwami mwiza. N'abandi mwebweho rwose ntabwo byoroshye. Munkundire tugendane. Imana iguhe umugisha wowe ukunda Karosi TV. Mutarakoze sabone, kora sabone cyangwa subscribe, kanda kukazogera, wemeze ube umunyamuryango. Tugendane mu ijambo, amatiku tushyire hasi, tuze dusenga Imana, tukubite nyabingi n'amagini yose. Nitwa François wihoreye Karosi. Imana iguhe umugisha. Turi kumwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.